amazina yanjye banyita Moise, nishimiye kuza kuri MUTUBE Family Channel. Haba maze igihe nyireba ariko ntarayikandagiraho, ariko ubu ngubu niziye. Nazanye n'umuntu ahangaha yabibwira nawe, ubundi tugakomeza, kandi twishimiye kuza ahangaha kwifatanya na MUTUBE Family. Ushaka wese utanga ibiganiro, ushaka gutanga imiziki, bose kabisa ni karibu ahangaha kuri channel za MUTUBE Family. Watangira nawe wibwira. Hi everybody, amazina yanjye Flavia Kayitesi, nanjye nishimiye kuba kuri YouTube channel MUTUBE Family. Mwese turabashishikariza gukora subscribe, comment, like and share kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose MUTUBE Family bazajya babageza. Murakoze Kabisa. Yes, nk'ibisanzwe rero ni kuri MUTUBE Family nkuko twabashishikarije cyangwa se ko twabamenyereje yuko tuzatubazana abatumirwa bagiye batandukanye kuri MUTUBE Family. Ushobora kuza wifuza kuganira natwe, wifuza kwamamaza indirimbo zawe, cyangwa se hari inkuru ushaka kugeza ku bantu. Hano hasi muri comment section cyangwa se munsi y'ikiganiro harimo nimero ya WhatsApp, watwandikira and then tugapanga tukaganira. Uyu munsi rero nagira umugisha wo kwakira abantu beza, basa neza, basa n'abanyoye inka. Moses, yo, wagwa fresh. Mumeze neza? Fresh kabisa, biracamo. Turabakiriye kuri MUTUBE Family. Asante sana kabisa. Yeah. So rero nishimiye kubatumira ahangaha, murasa neza. Wow, murasa neza, muri beza cyane. So rero guys, uyu munsi natumiye aba bantu mbere na mbere baramanza bababwire Moise wakuriye hehe, hanyuma Flavia nawe aratubwira ahantu yakuriye, naho dukomeze gake. Njyewe nakuriye mu nkambi ya Kiziba, navuye ndi mutoya ariko narahabaye cyane. Simwe kubitonde cyane. Ni ibintu bisanzwe buriya, ni ibintu biba mu muryango wacu. Dukunze kwitonda cyane buriya. Yeah. Ariko ndo ku Kibuye mu Nyange, abazi mu nkambi ya Kiziba baza ahantu bita mu Nyange. twashuje Nihe wacu. Abantu bavuye mu Nyange bari kubona. Abantu bavuye mu Nyange, abantu bavuye mu nkambi ya Kiziba bose ndabasuhuje. Abantu bakurikirana MUTUBE Family, mwarakoze cyane kandi mukomeze mubashigikire kabisa, barashoboye. Wow. Yeah. Flavia, wowe wavuye hehe rero? Wakuriye hehe? Jewe navukiye mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nawe? Yeah, nanjye navukiye. Niho navukiye, niho nakuriye. Mwese mwavukiye mu nkambi ya Kiziba? Nakuriye mu nkambi ya Kiziba? Yes. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Biratangaje. Bitangaza. Mu nkambi ya Kiziba? Mu nkambi ko hari byinshira. Duhere kuri primaire. Primaire. Wewe ikoma mu nkambi? Nakinyweyeho. N'ubwo cyakingwa se? N'ubwo ndacyagasoma gake. Abantu bajye bavuga ngo kunywa igikoma, ngo nta mugabo ugomba kunywa igikoma. Ibyo bintu urabyemera cyane? Ibyo bintu ndabyemera ko njye ngasomaho gake ariko igikoma nakinyweye mu nkambi. Igikoma ni intungamubiri, mbese kirimo intungamubiri. Abagabo bavuga igikoma ngo hakwibwa nta mugabo ugomba kunywa igikoma. Flavia, igikoma urakinywa? Ndakinywa cyane. Kubera iki se bavuga ngo abagabo ngo ntabwo ngo bagomba kunywa igikoma? Njyewe ntabwo numva impamvu bavuga ngo abagabo ntabwo bagomba kunywa igikoma. Igikoma kirimo intungamubiri, ntabwo cyaremewe abamama gusa nk'uko babivuga cyangwa abagore gusa, kubera ko buri wese yakeneye intungamubiri mu mubiri we. So I don't think it matters honestly. Abagabo bashobora kunywa utuntu tw'utuyoga tw'amate, basanga bagenda bari kugwa, uwanywe agakoma arasinzira kabisa ntacyaba. Yeah, so rero guys, urumva rero ko twagiriwe umugisha wo kwakira abantu bakuriye hamwe mu nkambi ya Kiziba. Mbonereho gushimira abantu mwese mwavuye mu nkambi ya Kiziba, mutureba kuri channel, nako subscribe. Nawe ni muri mushya ukaba waravuye mu nkambi ya Kiziba, turagushimiye, turamusuhuje. Namwe mudukurikiye muri hirya no hino, mwese turabashimiye cyane. Mukore subscribe kuri MUTUBE Family. Hano hasi harimo ibindi biganiro nkorana na mama yake, nanjye nitwa papa yake.
hari n'indirimbo zanjye zirimo hasi guys mugende muzirebe. So rero guys aba bantu turi kumwe hano kuri kamera zanyu bafitiye ubutumwa, niyo mpamvu twabatuye aha ngaha bagiye kubabwira icyabazanye, baratubwiye ngo barimo barihuta. So rero bashaka kugira ngo baze babwire ikibazanye aha ngaha. Ndabizi ko mwese mufite amatsiko yo kumva ese aba bantu ibintu babigesereye cyane, icyo bagiye kutubwira. Nawe uri aho ngaho urategereje, wowe kamera niyo kutubwira ikintu ntarebe ya twazanywe n'ibintu byinshi urebye. Icya mbere ni ukuza gushyigikira NIKPE family no kwerekana yuko aha muri Finland hari urubyiruko runini, mwaza tugakora ibiganiro cyangwa se abantu bakora imiziki cyangwa muri Finland mwese biremewe kuza mugatanga ibiganiro, ugatanga ibitekerezo uko wumva, uko ibintu byumva, uko ubibona. Niba hari ibintu ubona wifuza kuganiriza abantu aho uzahantu bicisha kwa NIKPE family kabisa byahanyura. So rero Moise, abantu bafite amatsiko benshi cyane yo kumenya impamvu wicaye kuri channel za NIKPE family. Flavia, abantu bafite amatsiko yo kumenya impamvu wowe na Moses mwicaye hano imbere za kamera ya NIKPE family. Mutubwire, dufite inyota, mutubwire ikintu mutuzaniye. Buriya umuziki ni ikintu kiba kigoye. Nabonaga umuntu akora akaririmbo k'iminota 3 nkavuga ati se iminota 3 byatwara igihe kingana gute like kuba wayikora, nkabona utuntu tworoshe. Kumbe bishobora no gutwara amasaha 2 umunsi wose ijoro ryose uri kurwana n'iminota 3 gusa. Nawe uzi ko byatuvunye mu rugendo rutari rworoshe, ariko aho turi kubona aho bigeze indirimbo yararangiye kandi yabaye nziza, ariko harimo imvune like mudashobora kuzumva mutari kubyirebera ku bwanyu. Iyo ndirimbo ni audio cyangwa n'amashusho? Iyo ndirimbo yari audio, ariko amashusho twarangije kuyakora nayo agiye kujya hanze vuba, ariko dushobora kubisohora rimwe byose rimwe. So rero Fred babwiye nawe nanjye buriya muzima ntabwo ibintu kuririmba ntabwo byaje ari ibintu ntabwo nakuze impano yifite, buriya impano ni developinze vuba. Ntabwo muri korali se naribye ibyo nanabyibagiwe, naribye muri korali, nakuriye muri korali, ariko ntabwo nigeze ngenda muri studio nyine ngo decoding like kuri coding biravuna pe. Ya nkuko nandi kubivuga, imiziki ni ibintu bigoye kandi ntago ubundi ntago narinzi ko mfite impano, ariko abantu baje kumenya ko mfite impano na mugenzi wanjye aza kuyimbonamo yifuza ko dukorana collabo. Iyo collabo tukatuye kwisora mu minsi iri imbere. Icyo kigoma kiremereye muzagikunda cyane, kiri mu njyana za afro beat ariko ivanze n'akantu ka Kinyarwanda, ari basigaye bita afro gako. Urayivuga iki tubisoza? Wala ibyo njyana nta makuru menshi mfite, ariko ni nziza pe, ni nziza. You guys stay tuned, muzayikunda kandi mwebwe nyine muzadushigikire gusa. Mudushigikire nibigenda neza, ari muyikunda tuzaba hano ya kabiri, ariko iriya ndirimbo twarayikunze cyane kandi turashimira abaterankunga badufashije kugira tuyikore, kuko ntago ku bwacu twari kubyishoboza. Turashimira ba producer, turashimira NIKPE Wallen washoye maye kugira bakore video nziza igiye kujya hanze, kandi muzasanga ahangaha kwa NIKPE family. Thank you man. Yeah, so thank you guys for watching. Mwakoze kutureba, muze mudushigikire muri benshi. Ntabwo birangiriye anga, tuzajya dukomeza tubona chance yo kuza kuri channel. Muze mudushigikire muri benshi, turabakeneye ko ntabwo dore dufite n'igikoma dukomereza ku gikoma twabwiraga mbere, dore ngiki twe tunywa igikoma kugira ngo tugire vitamine. Abantu banywa utuyoga tw'amata mushaka mwatuvaho mukajya ku bintu by'ibikoma, mukubaka imibiri aho kugira mwubake utuntu tw'utuda. Gira inama abantu banywa inzoga kandi ibikoma. Abantu banywa igikoma bagira inama.